turagukeneye mwami Yesu mu bihe bya buri munsi ubuzima bwacu bwose buri muri wowe turagukeneye ku manywa turagukeneye nijoro turagukeneye mwami turagukeneye ngwino ubane n'abantu bawe mwami Yesu abantu bawe baragukeneye mu bibazo bitandukanye ubabere Imana ubone ukuboko kwawe ubone imbaraga zawe nta mpamvu y'abakumenye yo gucika intege kuko tugufite n'inkomezi yacu ni wowe nkomezi yacu mu bikomeye uri Imana byoroshe uri Imana mu buzima busanzwe uri Imana mu byishimo uri Imana tugukeneye dufite byose tugukeneye dufite byose twifuza ndetse tugukeneye tutabifite muri byose mu buzima bwacu bwa buri munsi twemerere Imana tujye tubana nawe ntitukagira umunsi twibagirwa tukagira umunsi turinde kwibagirwa nsabiye abantu bose bazagirirwa amahirwe kuri amahirwe rwose bakora ibyawe nubwo imitima y'abantu benshi itakinyotewe cyane yo kumva ibyawe ariko kandi hariho abandi benshi babinyotewe imbere mwami abazavuga bose abacitse intege abakwibagiwe mwami abibagiwe neza babagiriye abibagiwe basura hariho n'abandi benshi batarakumenya
barenganye bavuga ngo se batazi nuko haba, ariko mu nzira zawe ibihumbi urenze ibihumbi ugira zo kugira ngo ugirire neza abantu bazabasha kumenya Imana, bazabasha kumenya abazatandukana bose, abazahaca bose batakuzi bazakizwe Imana, bazakizwe bekuruka. Hari byinshi biri muri abantu bariraye, abantu ariko Mwami Yesu wowe utanga imitima yumva, ni wowe uganiriza imitima y'abantu, reka baganirize Imana babashe guhindukira, babashe kugukurikira kugira ngo bazabone ubugingo. Urakoze Yesu, amen. Turasoma hano mu gitabo cy'umubwiriza igice cya mbere umurongo wa mbere. Titire y'amagambo iravuga ngo ibintu byose nta kamaro. Umurongo wa mbere uravuga ngo amagambo y'umubwiriza mwene Dawidi umwami utuye i Yerusalemu. Umubwiriza aravuga ati ubusa gusa nta kamaro, byose ni ubusa. Ibyo umuntu agokera byose akiri mu isi bimumarira iki? Amen. Bene data, nashatse kubasangiza rino jambo ry'Imana riri hano mu mubwiriza. Umwami avuga we ubushakashatsi bwe yakoze, yaravuze ngo ibintu byose byo mu isi nta kamaro. Muri make yavuze ko ibintu byose ufite mu isi bitarimo Yesu nta kamaro bifite. Icy'ingenzi ni Kristo muri wowe, kuko niwe unahesha agaciro ibyo bintu, kuko ibyo bintu iyo bishatse biragenda. Ntuzi tuzi abantu benshi bagiye bagira ibintu ariko ku munota umwe ugasanga birashize. Urumva ko nta kamaro kubigira, bikongera bikagenda bigashira, cyangwa se ukabaho n'ubundi hari ibindi bintu wishingikirije bitandukanye ariko umunsi umwe bigashira. Uretse no kuvuga ngo gushira gusa, ushobora no kubigira yewe byinshi, amafaranga menshi, amazu menshi, ubutunzi bwose uzi, ariko nta na kimwe uzajana mu ijuru, cyangwa se numara kwitaba Imana nta na kimwe uko waje mu isi nuko uzongera gusubirayo. Rero ibyo byose nta mumaro ubifite. Bene data, mujye mutekereza ko nyuma y'ubu buzima turimo tufite ubundi buzima tuzaja kubamo. Ntabwo ari morale, ntabwo ari ukuza kuvuga wenda ibintu. Hari umuntu umwe nigeze kumva yaradusuye mu rugo, dushiramo indirimbo zisanzwe nyine z'Imana, arangije ngo ariko biriya bintu bibaho cyangwa ni morale gusa abantu batera abantu ngo ijuru koko ribaho, ngo ni morale abantu batera abantu ariko ngo ese hari uwagiye mugaruke. Ntabwo ari morale, ijuru ribaho, Imana ibaho, tuzaba mu ijuru. Nyuma y'ubu buzima tuzaja kuba mu ijuru. Rero ibihugiyemo byose bihugiremo ariko uri kumwemo n'Imana, nibwo bizanagira agaciro, ni nabwo bizabaho. Ariko nubishiraho umutima cyane, nuhugire ku Mana, ntubivangemo n'Imana, bizashira. Kandi nanone ntuzagire ubugingo. Mu byo murimo byose ni ubusa, amafaranga ni ubusa, ibintu byose ni ubusa, nta gaciro kabyo. Bifite agaciro muri buno buzima, ariko mu bundi buzima nta gaciro kazabaho. Muharanire kubikora, ariko kandi muharanira naho muzatura. Ari abantu babiri numva batandukanye, numva barantangaje kandi bihujije n'iki gipande. Dr. Paul Gitwaza umunsi umwe yaravuze, yari mu kiriyo ari gushingura umuntu, aravuga ngo iwe ngo arasaba ngo Imana nibona ko yabwiye Imana ngo izabanza imwereka inzu azaja guturamo akiri hano mu isi, abanza yuzuze, niba nta makara arimo yashiremo, azamenye neza inzu azaja guturamo. Undi muntu nawe usanzwe baramubaza kuri YouTube, baramubaza ngo se
mu ijuru haramutse habayeho ko umuntu azaba mu nzu ijanye n'amatura yatuye, waba mu nzu imeze kandi n'umuntu uzwi arangije aravuga ngo yaba mbona nyakatsi ntazi ko yayibamo. Muri kumva kandi ubwo abo bantu bagiye batanga izo ngero, ariko niko kuri ibyo urimo hano, ibyo biba hano, activite zawe zose urimo zose zitandukanye, nakuribaza bavuga ngo imirimo ukorera hano mu isi nizaguherekeza, uzoyisangayo. Si no kuguherekeza gusa ngo igusige hariya, uzoyisangamo. Menye ko activite yose ukora yanditswe mu ijuru, kandi ibyo wabibye hano nibyo uzabiba mu ijuru. Niba ubutunzi bwawe nyine ubusevinga kuri commonwealth hehe hose, ariko mu ijuru nta usevinga, nawe wumva inzu uzabamo cyangwa wumve ni amahirwe twakijwe ku bw'ubuntu, kandi no mu ijuru ni mu buntu bw'Imana, kuko ntidukiranuka muri byose ku buryo twapfa kuribona usibye imbabazi z'Imana. Ariko kandi nunagirirwa ayo mahirwe yo kuryinjiramo, nta mirimo wumva ahantu uzawe. Muri buno buzima uzusanga rimwe na rimwe abantu duhagarara tugakora tukiruka kugira ngo tube ahantu heza, twambare neza, turye neza, twishyure abana bacu amashuri, tube mu mazu meza. Suko hanyuma mu ijuru niyo uri mu nzu wenda mbi cyangwa iki arigeze uvuga ngo se reka nkore cyane, mu ijuru ni hano gaturi kuhakorera. Ibaza inzu uzabamo mu ijuru, cyangwa se imirimo yawe izaguherekeza nyuma. Ni ukuri umubwiriza yavuze ngo ibyo mu isi byose ni ubusa. Rero bene data, muharanire mubikore, ariko kandi mushiremo Imana. Ijambo ry'Imana ribafashe. Murakoze.